indwara y'igisukari. Diabete cyangwa indwara y'igisukari diabetes mellitus ni indwara yibasira uburyo umubiri ukoresha isukari mu maraso izwi nka glucose. Ugirwaye agira isukari nyinshi mu maraso bitewe n'uko umubiri ukora umusemburo wa insulin nabi cyangwa se uturemangingo tw'umubiri tutumva neza insulin. Glucose ni ingenzi mu mubiri cyane kuko niyo soko y'imbaraga umubiri ukoresha, niyo ituma uturemangingo dushobora gukora neza kandi ifasha ubwonko mu mikorere n'imitekerereze. Umurwayi wayo arangwa no kugira isukari nyinshi cyane kurenza ikenewe mu maraso, kandi ibi bitera ibibazo bitandukanye mu mikorere y'umubiri n'ubuzima muri rusange. Nubwo impamvu zituma isukari yiyongera mu maraso ari nyinshi kandi zitandukanye, icyo bihuriraho ni uko byose bitera ikibazo gikomeye mu mibereho ya muntu. Ubusanzwe habaho ubwoko butatu butandukanye bwa Diabete, nubwo ubuzwi cyane ari ubwoko bubiri gusa. Reka turebere hamwe ubwoko bwa Diabete ya mbere. Muri iki gihe aho umubiri ntubasha gukora insulin, kandi ubu bwoko buza umuntu akiri muto, kandi igaragara ku bantu bake gusa. Abarwayi ba Diabete ya mbere bagomba kwitera inshinge za insulin ubuzima bwabo bwose mu mibereho ya buri munsi. Aba barwayi kandi bagomba guhora bapima ibipimo by'isukari mu maraso, ndetse bakagira n'ibyo barya byihariye bitandukanye n'ibyo abandi barya. Reka turebere hamwe ubwoko bwa Diabete ya kabiri. Aha umubiri ntuba ukora insulin ihagije cyangwa se uturemangingo tw'umubiri twinangira ku mikorere ya insulin resistance. Ubu bwoko akenshi ntibugaragaza ibimenyetso, ahubwo bigenda biba bibi uko igihe gishira, umurwayi akaba yakenera nawe ibinini biringaniza insulin. Umubyibuho ukabije, kudakora imyitozo ngororamubiri no kurya nabi ni bimwe mu bishobora gutera ubu bwoko bwa kabiri bwa Diabete ku muntu. Ikindi mwamenya ni uko ubwoko bwa Diabete ya kabiri uko umuntu agenda akura niko ibyago byo kuyirwara bigenda byiyongera. Ubwoko bwa gatatu bwa Diabete ni Diabete iterwa no gusama, gestational diabetes. Diabete yibasira abagore batwite, by'umwihariko bamwe na bamwe bagira isukari nyinshi mu maraso, umubiri wabo ntubashe gukora insulin ihagije. Icyo gihe umubiri wabo ntuba ukibashije gutwara iyo sukari no kuyibika mu turemangingo, bityo ibi nibyo byongera ibyago by'uko ikomeza kwiyongera mu maraso. Ku ruhande rumwe, ubu bwoko bwa Diabete ya gatatu buvurwa mu gihe umugore atwite. Iyo atavuwe neza bitera ibibazo bikomeye ku nda n'umwana atwite. Ku rundi ruhande, imyitozo ngororamubiri ikwiye ndetse no kurya neza byafasha umugore utwite kugirwanya. Reka dukomereze ikiganiro ku bimenyetso bya Diabete. Ibimenyetso byayo bigenda bitandukana bitewe n'uburyo igipimo cy'isukari mu mubiri cyazamutse ndetse n'ubwoko bw'ibyo ufite mu maraso. Ubwoko bwa Diabete ya mbere akenshi nibwo ibimenyetso biza vuba kandi bikaza bikomeye, mu gihe ku barwaye ubwoko bwa Diabete ya kabiri hari igihe ibimenyetso bitaza ukaba wamara n'igihe kinini utarabimenya. Bimwe mu bimenyetso Diabete igira ni ukugira inyota ihoraho idashira, kunyaragura cyane ndetse no gusonza bidasanzwe. Ibindi bimenyetso bya Diabete ni kwiyongera ibiro cyangwa gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe, guhora wumva unaniwe cyane ndetse no kureba ibikezikezi. Kugira ibisebe bidakira cyangwa bitinda gukira ndetse no kunyara inkari zihumura, ibi biterwa n'uko hagaragara ibyitwa ketones biba byatewe n'uko nta insulin ihagije iri mu mubiri. Infection zitandukanye nk'izo mu ishinya, ku ruhu ndetse no mu bwambure, ndetse no kumva umubiri udakomeye, byose ni ibimenyetso bya Diabete.
Diabete yo mu bwoko bwa kabiri niyo iboneka cyane ku bantu benshi kuko ishobora kuza igihe cyose nubwo abakuru ari bigaragaraho cyane ku kigero cya 90% by'abarwayi. Ku rundi ruhande ubwoko bwa Diabete ya mbere ikunda kugaragara cyane ku bana bato ndetse n'ingimbi. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo Diabete ipimwa. Mizero Media irabibutsa ko uburyo bwo gupima isukari yo mu maraso waba urwaye cyangwa utarwaye Diabete twabikozeho ikiganiro cyihariye hano kuri iyi channel ushobora kukireba. Ubusanzwe nta bindi bimenyetso bigaragara ariko ibipimo by'isukari mu maraso yawe bikaba biri hejuru, ugupima gusubirwamo ku minsi itandukanye kugira ngo byemezwe ko urwaye koko. Diabete ntipimirwa gusa mu maraso ahubwo burya no mu nkari igaragaramo. Mu nkari z'umurwayi hagaragaramo ibipimo biri hejuru by'isukari, bityo ku muntu utarwaye nta sukari ishobora kugaragaramo kuko yose iba yagumye mu mubiri ntisohoka. Ikindi ni uko hari ibipimo bitangwa na laboratwari, uretse ko ubu hari n'utundi tumashini dupima Diabete kandi tworoshye gukoreshwa, nawe wakigurira muri farumasi ukaba wajya wipima. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo Diabete ivurwa. Ubwoko bwose bwa Diabete twagarutseho iyo zikurikiranywe neza nta bibazo bikomeye zitera. Diabete yo mu bwoko bwa mbere nta muti igira ariko ku bana nayo birashoboka kandi ukaramba nubwo uyirwara ubuzima bwawe bwose. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri nayo uyirwara ubuzima bwose nubwo yo ushobora kubaho nta miti ukenera igihe cyose witaye ku buzima bwawe, ukora siporo, ukarya bikwiye ndetse ukagira ibiro biri ku murongo. Iyo Diabete idakurikiranwe ngo ivurwe neza itera ibindi bibazo bikomeye mu mubiri, bimwe muri byo twavuga umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'ibibazo by'uruhu. Indwara zitandukanye z'amaso nka glaucoma, ishaza mu maso n'indwara y'amaso nazo zishibuka kuri Diabete. Ibindi bibazo Diabete yatera harimo ibibazo byo mu mutwe ku buryo udacunze neza bishobora gutera kwigunga bikabije, kudatuza muri wowe n'ibindi bibazo by'imitekerereze. Ikindi kandi ni uko indwara zitandukanye z'umutima zishobora guterwa n'iyi ndwara ya Diabete. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo wakwirinda Diabete. Iyi ndwara isaba kwitabwaho bihagije. Mu kuyirinda bisaba kurya neza no kugira ibiro bikwiye. Niba ubyibushye bikabije ni ngombwa gushaka uko wagabanya ibiro, kandi zirikana ko indyo iboneye ni ingenzi n'imbuto n'imboga nyinshi, ukagabanya amavuta menshi n'ibinure bituzuye. Gukora imyitozo ngororamubiri kenshi uko ushoboye bishobora kukurinda ikibanziriza Diabete ndetse na Diabete mu bwoko bwa kabiri. Ku rundi ruhande, iyi myitozo ngororamubiri ku barwayi ba Diabete mu bwoko bwa kabiri bibafasha kuringaniza igipimo cy'isukari, kandi iminota 30 ku munsi y'imyitozo ngororamubiri ibihagije. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira.
kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.